muraho neza nongeye kugusuhuza kandi ngwaye ikaze kuri Ane TV show. Nk'uko twabibabwiye turi Kabuye, ni itorero rya Kabuye, intara ni Elayon. Twaje tuje mu gitaramo cya korali yaho yateguye, aka kanya tukaba twakiriye perezida w'iyo korali. Muraho neza? Muraho neza. Ugiye gutangira wibwira abakureba kuri kamera, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Murakoze, nitwa Simbi Sylvain, nkaba ndi umuyobozi wa korali EZCL, ni perezida wayo. Urakoze cyane. Muri make turagira ngo utubwire intego y'iki gitaramo yari iyihe? Ese umuntu utabashije kuza muri iki gitaramo we yakuramo ubuhe musaruro, cyangwa se ni iki yakwigira muri iki gitaramo mwari mwateguye? Murakoze. Igitaramo cyacu tuyitegura gutera inkunga umushinga w'itorero kugira ngo twagure imbago z'itorero. Dufite urusengero rutoya cyane rw'abantu bakeya, bashaka gutera inkunga kugira ngo twagure insengero rwacu rube runini, kugira ngo tujye guteranaho twisanzuye nta kubyigana, kugira ngo nawe uza kudusura wese aze yisanzure mu nzu y'Imana. Icyo gitaramo twateguye niyo mugambi ufite, hamwe no gutera inkunga korali nyirizina. Imishinga myinshi yo gukora imbere, gukora sonorisation ya korali, tugakora ibintu byinshi kugira ngo korali itere imbere. Niyo mpamvu twateguye igitaramo nk'iki ngiki gikomeye cyane. Tuhagera twabonye hari abantu benshi, hari abantu baturutse mu majyepfo, hari abantu baturutse iburengerazuba, hari abaturutse mu majyaruguru. Ese ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo mube mufite abantu bangana gutya muri iki gitaramo cyanyu? Murakoze. Ibanga ni ugusenga, ni icyambere. Kandi irindi banga ni ugutumira amakorali meza akunzwe, gutumira korali nk'inkuru nziza mu ibare, gutumira ambassadors, gutumira abahamya bose bakwemera ko bazaza. Ni Imana ikomeye. Buri abantu bose, abaturage b'umushinga ko dufite igitaramo twamamaza ku maradiyo, ku ma YouTube, bose babonye ko baje kureba ko izo korali bakunda. Abenshi ntabwo bazizi live, bana ku mateleviziyo, ku ma YouTube, ariko uyu munsi baje kuzireba amaso ku yandi. Niyo mpamvu abantu babaye benshi cyane, bakuzura ahantu hose, ugasanga ahantu hose habaye abantu. Niyo mpamvu ibanga ni ugutumira amakorali meza kandi akunzwe mu Rwanda. Ese tukiri kuri icyo ngicyo cy'amakorali meza ndetse anakunzwe, cyane cyane nka korali ambassadors, ni korali izwi hafi ku isi yose, korali abahamya, korali inkuru nziza yo mu bibare. Ni iki cyabashoboje, cyangwa se ni iyihe motivation mwagize yo kuba mwatumira korali zikomeye gutya bakabemerera bakaza hano? Ni byinshi. Icya mbere ni ukwizera. Icya kabiri kuba ufite inshuti zigera kuri izo korali, kuko iyo ufite inshuti utuma umuntu, siko mwawe wowe mutaziranye wakwigirayo. Ariko iyo ufite inshuti y'umuntu mubana, abana n'uwo muntu iyo umutumye birumvikana cyane. Rero kabashe inshuti zabo tubara mu itorero, tubara muri korali, abamambure bacu tubatumaho kugira ngo batubwire iyo korali zize mu gitaramo. Byaje kugorana kubera impamvu zitandukanye, ariko nyuma badakwemera ko bazaza. Tubabwira amakuru buri munsi ku munsi, tubaha amakuru uti gahunda, ariko bati twe turahari, tuzaza, twarabyemeye, twe turahari, tuzaza. Amahirwe y'Imana, tuba bose baje, bose barahuriye, nta n'umwe wabuze cyangwa se wakererwe, bose bahagiriye ku gihe. Twerekera ku musozo, ngira ngo ni igitaramo mwateguye cya fundraising, ariko yo kuba itorero ryakwaguka mu kubaka urusengero ndetse mukagira n'ibyuma mushobora kuba mwakoresha. Hari amakorali ategura ibitaramo mu buryo bwo kuba bagura ibyo byuma, ntibashyireho akantu ko kuba bafasha itorero. Ese ko muba mwaratekereje ku itorero ryo ribivuga iki, cyangwa ribazirikanaho iki nka korali?
gabura itorero yo uri mu itorero ni umubyeyi wawe, umubyeyi nta kintu wamwima agifite, cyangwa we ikintu cyose wamusaba arakiguhereza, nawe ugifite ukakimuhereza. Mpamvu ko itorero ni itorero dusengeramo, ikindi ni ritoya. Twebwe nka korali turicara tuzakugira ngo tujye ahantu hagutse kandi heza hasobanutse, tugiye igitaramo tuba twagure imbago z'itorero, kuko urabona ko ahenshi mu minsi harafunze, aha ngaha hasigaye hadafunze kubera ko niho habaye ubuhungiro. Kugira ngo abantu benshi baze, benshi bagaragara hanze, kugira ko bose bajya mu rusengero bari guhagarara hanze. Twagura urusengero tukarugira runini cyane, byaba byiza. Tubibwira itorero turaganira, tukemera ko ibitaramo kugishyigikira. Niyo mpamvu twagiteguye kugira ngo tube urusengero rwiza kandi runini, tubone gukora ibindi gake gake. Urakoze cyane, turagushimiye kandi Imana ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubashyigikira mu byo mukora byose, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere kandi ugere kuri bose kuri. Urakoze cyane namwe, Imana ibahe umugisha.
ngiye kukwakira kandi ngwaye ikaze kuri Ann TV show. Aha turi ni mu karere ka Gasabo, turi ku itorero rya Kabuye, intara ya Elayono, ni itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Twaje tuje mu gitaramo cyateguwe na korali yaho. Yes, no, we have
ndagushimiye wowe ukomeza kunkurikira kuri Ann TV show. Ushobora kuba wadusanga kuri Instagram, Facebook ndetse na YouTube channel yanjye yitwa Ann TV show. Contact ushobora kuba wankenera mu buryo bwo kugira inama cyangwa se no kuba wantumira mu bitaramo bigiye bitandukanye uba wateguye. Nimero yanjye ni 078 079 39 81. Shalom shalom, Imana ibahire.